Murakoze cyane nyakubahwa First Lady kuma uyu mwanya ngira ngo nkuko bagenzi banje babivuze afande agaba ingabo igihe cyo guhagarika genocide yakorewe abatutsi mu byiciro bitatu nkuko babivuze majyaruguru hano rwagati mu gihugu no mu majyepfo no mu burasirazuba bigana mu majyepfo. Genocide rero ngira ngo bagenzi banje ko babivuze afande atangiza urwo rugamba rwasanga Burundi mwese murabizi neza ko urugamba rwo kwibohora mu gihugu cyacu rujyanirana nanone n'urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe abatutsi. Mukuru tangiza rero uko mbibona uko yabibonaga yarebaga umwanzi n'ingufu ze aho ziri akareba umubare w'ingabo z'umwanzi intera hamwe n'ibindi none akara n'umubare w'ingabo zafite yayoboraga ku rugamba. Izo ngabo nubwo zari nyeya mu myaka nkuko bagenzi banje batangiye babivuga ari Genokeke Kanododo Genokaka urugamba rwo kwihora rutangira afande icyo yarukoresheje kugira ngo amenye uko arwana n'umwanzi bijyanye na mission yo kubohora iki gihugu. Umuntu yabyita niba ari mu magambo ya Kinyarwanda navuga ko afande yafashe umwanzi aramubamba kubamba sinzi abakiri bato hano ntabwo babizi ariko abakuru babaye no mu mashyamba abanyarwanda baryamiye imu zinka inka yo bamaraga kuyikuraho uruhu kugira ngo baruryamire bararukanaga bakarubamba kugira ngo rwume neza. Yafashe leta yabicanyi arayibamba ayikura mu majyaruguru ayibambye ayigeza mu burasirazuba ayitwara mu majyepfo kugira ngo uhagarike genocide byasabaga kuca ingufu z'umwanzi ahariho hose yarari cyangwa yaturukaga. Center of gravity batubwiye hano mu mujyi wa Kigali hari leta birumvikana ko ariyo yateguraga genocide ikora byose bishoboka financially ndetse militarire byose byacurirwaga hano ariko ifite imizi hirya no hino nizo izi ngabo zijya zituruka mu burasirazuba zijya mu majyepfo n'izituruka mu majyaruguru kugira ngo zice yamize. Ndabaha urugero nyakubahwa First Lady leta y'u Rwanda icyo gihe mu mihanda yagemuriraga u Rwanda leta y'u Rwanda yari isigaranye umuhanda umwe gusa umuhanda uturuka Rusumo cyane kari ifunze Gatuna yari ifunze Kagitumba yari ifunze aho ibyo dukoresha muri iki gihugu bituruka hanze binyura hari hasigaye umuhanda wa Rusumo. Byari ngombwa ko uwo muhanda mu bimwe kugira ngo umwanzi acike intege byari ngombwa ko umuhanda ufungwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri mu ntara zari zituwe n'abatutsi muri icyo gihe benshi igice cy'iburasirazuba ndetse n'icyari kibungo cyose ukamanuka mu majyepfo zari zimwe mu ntara bari batuyemo benshi. Byumvikane rero ko icyari igitero cyo kugira ngo gice umwanzi intege ahakura ibimutunga ariko n'abatutsi bitwaga bari batuye aho ngaho benshi babashe kurokorwa nguko uko iki gitero cyaturutse mu burasirazuba kijya mu majyepfo. Icya nyuma cyangwa se ikindi cyari gikomeye leta y'abatabazi imaze gusumbirizwa hano mu mujyi wa Kigali tariki 14 ngira ngo z'ukwezi kwa gatanu ngira ngo yimutse mu mujyi wa Kigali ijya Gitaramo noneho irisanzura itacyumva bya bikombora byo General Kayatubwiraga itacyumva icyo ari cyo cyose bigatuma noneho ikora genocide. Ariko mu bintu waruvuze utagatendo kamwe nibuka tugeze batayo 157 na batayo 7 zigeze Kayonza zitaragera Kayonza nabonye muri museum batwereka icyobo cya Kiziguro
Kiziguro hariya hantu sinzi uwigeze kuvuga ahangaha avuga aho twari turi mu mahanga iyi politike y'ivangura n'abantu kwangana n'iki nitwigeze tubikuriramo nitwari tubizi twatashye rwose turi innocent tutazi iyo politike imeze ityo ariko hano nibukira Kiziguro hariya hari umukoroneri witwaga Nkundiye niwe wari kuriye ibyo bitaga opsi Mutara tuhageze aho uruhande rwa Kiziguro hariya imbere y'urwibutso y'uturuka no ku ibumoso hari abantu batatu bari mu kazu turarwana ko tuje twirukankana na Hadu yirukanka tugeze kuri ako kazu tuhahagaze Hadu yaraturasa wari uhagaze batarahunga tuguma turwana imbere y'ako kazu ariko umudamu umwe asimbuka muri ako kazu afata umusirikare wacu aramufata aramuruma ubona afite umujinya mwinshi cyane munyice mwanyice umwana mwagize mute hasohokamo noneho abandi bagabo babiri ari kumwe nabo ariko wa mudamu ko basirikare bakamufashe muturisha ngo atuze nge tugiye kubona tubona acitse intege nk'umuntu bateye ikinya ajya hasi turebye inyuma yacu ndebye inyuma yanjye hari umusirikare wacu mbona nawe aricaye namaze uyu muntu amuzi ati ni mushiki wanjye kwa data wacu uwo mudamu ubwo uko tukamubona yasaze afite amabere arenda nko guturika tubaza abagabo uyu mukobwa yabaye ati twibwiraga ko ari nk'umukobwa aratubwira ati uyu muntu mureba ati bamwatse uruhinja rw'icyumweru barukubita ku gikuta sebuko bamwishe umugabo bamwishe niho twamenyeye imbehe ayo mahano turakomeza ahandi ni Karubamba ubwo ndavuga ku bya jenoside ariko tugeze Kayonza mwumve iki gihugu cyacu ibibazo cyagize bikomeye wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwaga Generali Bizimungu iyo message irahari yohe kuko twarabamonitoringaga tukumva ibyo bavuga dufite radio zabo yohereza message ayohereza Koloneli Nkundiye aramubwira ati umuhanda wa Kayonza ari wo Rusumo niwo muhanda bahutu dusigaranye ngo dutunge inyenzi zikagukura kuri uwo muhanda ujyane nazo afande aramamagara nabagire na leta bagire at uwo muhanda Nkundiye akawunaniranamo namwe muri porting muri Exfari cyo gihe ari fari uwo muhanda inkotanyi zawo ryamyeho twarwaniye iminsi ine turangiza Nkundiye tumwirukanyije n'abandi bari kumwe bose nuko uwo muhanda wabaye liberated nsoza tugira amahirwe nk'abanyarwanda tugira amahirwe n'inkotanyi kuyoborwa n'afande urugamba rwo kwibohora cyangwa rwo guhagarika jenoside officers mwabonye uko tuvuga si rwo rugamba rwa mbere rwo kwibohora twari tuvuye mu mahanga tubohoye igihugu ariko ni rwo rugamba rwa mbere twari turwanye rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi uru rugamba rero kuba afande yarufasha karuyobora kuva icyo gihe tukaba dufite amahirwe ko tuyobora uru Rwanda ibyo tugeraho abantu batangarira kuri twe ntabwo ari bitangaza kuko tubimuziho kuva aho twatangiriye nagira ngo mbabwire ko General Kigeze kutubwira uko urugamba rwatangiye urugamba ku bantu babiri Red Fred amaze gupfa urugamba rukangirika nukuvuga ngo twebwe abari bato uko twarubonaga rwari rufitwe n'abana babiri yari Red Fred na afande umwe ari mu mahanga undi arapfuye urugamba rurananirana agarutse tujya kwigisha amateka abasirikare bacu fari na RPA turi kumwe uyu munsi twese turi RDF tukavugana ibitero byabayeho guhera ku itariki ya mbere kugera ku itariki 24 igitero bemera bose
cyabahungabanyije ni ibitero afande yagabye bibiri bikomeye akigaruka. Igitero cya Gatuna n'igitero cya Ruhengeri. Abato rero muri aha mufite amahirwe yo mwakoresha kugira ngo namwe muzakora ayo mateka, kuko afande yakora icyo gihe yari imyaka za 30. None ba Cyarisi bari muri za 40, murakiyita batoya. Ariko uwari mutoya kuri mu icyo gihe yakoze ayo mateka, twifuza ko namwe mukora ayo mateka, iki gihugu cyacu kikazakomeza kugira aya mahoro no kutazongera gusubirwa n'ibyo Honorable Console atubwiye, aho umunyarwanda ahunga mugenzi we. Murakoze cyane nyakwa Fata. Arakoze cyane.